Professor Rwaka akaba yafashe umwanzuro ko agiye kugenda ntacyo asize inyuma, agiye kugenda ngo nta kintu asize inyuma, agiye kumanuka nta kintu asize inyuma, agiye kwatakisha abataka hafi mu bakinnyi 11 babanza mu kibuga, 8 muri bo baraba ari abataka, ntacyo aramira, bamutsinda ikindi gitego ubwo aramenya ko byanze, yakibona akakibatanga agashyiramo ikindi akagishyiramo iminota 90 itararangira, mu nyongera yashaka icya gatatu. Mu bakinnyi 11 agiye kubanza mu kibuga, abageza kuri 7 cyangwa 8 baraba ari abataka, baraba bafite nyine natira ari abadefanseri nabo hagati mu kibuga, ariko baraba bafite konsinyo zo kwataka uno mukino. Ubu nicyo bita attack and attack and attack, nicyo giye kubera mu karere ka Bugesera. Ni imyitozo rero amaze iminsi akoresha, ni imyitozo amaze iminsi akora, bamwita Rwaka Claude, amaze iminsi akora imyitozo cyane. Hanyuma Professor Rwaka, icyo nabonye cyo kuri uno mukino, nawe arabizi neza ko ari umukino w'urupfu, arabizi neza ko ari umukino wo gupfa no gukira, ni umukino wagaragayemo ibintu byinshi cyane cyane nka hano uba ubona ibyagiye bigaragara. Gusa impungenge nanone abareba bagize kuri uno mukino nuko wa musifuzi ndetse na komiseri Hudu Munyemana watanze raporo kuri uno mukino akavuga ko nta kintu na kimwe kidasanzwe kigeze kiba kuri uno mukino, atahubwo wenda ari ubunyagasozi, cyangwa se navuga ko yavuze ko ari imyitwarire mibi y'abafana ba Rayon Sports bateje akavuyo, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyari cyabaye. Ubwe yita ko akavuyo kabaye kubera ko Rayon yari imaze gutsindwa ibitego 2-0. Icyo ngicyo nicyo yita akavuyo. Yatanze raporo avuga ko nta kintu na kimwe uwitwa Patrick Ngabo y'Isonga Patrick nta kibazo na kimwe, ariko nahoze mbona statistique n'abantu mwe kuva uyu munsi ku itariki 21 z'ukwa gatanu umwaka ushize nibwo Kiyovu Sport yatakaje igikombe mu karere ka Nyagatare. Murabyibuka cya gitego cya Yafesi Mubiru, murabyibuka uwitwa Elisa Sekisambo wahushije penalty, yafashe penalty itaheri ibicu, arangije ashinja Abedi ko ari we wariye ngo amafaranga ku mukino, kandi n'ubundi penalty yari ikorewe kuri Abedi. Abantu baravuga bati gute none. Uyu mwaka iyi tariki turiho, iyi ngiyi urukumviraho bino 21 z'ukwa gatanu twujuje umwaka Kiyovu Sport itakaje igikombe itakaje igikombe mu karere ka Nyagatare. Uyu mwaka tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu, gusa nararenga kuri no mukino, reka mwibutse ko uyu musore witwa Ngabo y'Isonga Patrick niwe wari uri mu kibuga hagati ku mukino wa Kiyovu na Sunrise. Byumvikane ko nkuko kamarade amaze iminsi abitubwira ngo ni umusifuzi ufite experience, mu by'ukuri nanjye narebye nsanga afite experience, kubera ko kuri match nk'izi ngizi zideside igikombe, match nk'izi ngizi saa zindi zideside igikombe, mwibutse uyu ntabwo ari umusifuzi wemewe na FIFA, ni umusifuzi lokali, ntago baramuha badge ya FIFA, ariko federasiyo ndetse n'abashinzwe kudesida no kudezinya abasifuzi buri gihe kuri match nk'iyi itanga igikombe baramwizera bakamujyana, kandi birangira ubwo nyine bibaye ko byabaye. Kugeza kano kanya uyu ni umwaka ushize, ubwo mu kanya gato nibwo abayovu babwiraga bareba ati namwe igikombe ni mugitakaza kubera wenda umusifuzi nkuko muri kubyita, ati ubwo mumenye ko nyine uyu nguyu natwe ari we wakitwambuye, ati byo mubimenye, kandi byabaye kuri no tariki. Hanyuma uyu mwaka iyi tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu, mu myaka ibiri ishize nibwo AS do Kigali yatakaje igikombe ku bitego, nibwo ikipe yitwa yariye bitandatu nayo yabiriye kuri no tariki, nibwo abantu bo muri AS Kigali bamanitse amaboko baravuga bati ino kipe ikora fixing. Ibyo nibyo bagendaga bavuga, ntago ari njye ubivuga mw'abantu mwe. Ikipe bayitamitse bitandatu, ikipe yitwa AS Kigali itakaza igikombe ku bitego, hari imwe yariye bitandatu, hari n'indi iheruka kurya bitandatu ngo yicaje abakinnyi batandatu ngo bazakina na Rwamagana babanzamo. AS do Kigali bamanika amaboko baratuza. Iyi tariki navuga ko ari tariki ikunda guhira, ubwo ikunda guhira ikipe ya APR, niba atari yo bafashe wenda ngo bayi designing uko babishaka, ariko abantu benshi baravuga bati no tariki ni tariki mbi cyane, ati kubera ko mu myaka 3 ishize yikurikiranya iyi tariki yageraga ikipe yari iri ku gikombe babona ko ikibona ikagitakaza, atari uko yatsinzwe mu kibuga mu buryo bugaragara, ahubwo yatsinzwe na factor nyinshi zo hanze y'ikibuga.
ibyo ni ibigenda bivugwa cyane, bigenda bigaragara cyane. Ubwo rero dutegereje kureba niba uyu munsi nabwo abareyo baraza kujya mu murongo umwe n'abandi na AS Kigali ndetse na Kiyovu Sport zose zatakaje igikombe kuri ino tariki. Ibyo byose nibyo twiteze kubona uyu munsi, kuri uno munsi cyane. Gusa ikintu kirimo kigoranya cyane, cyangwa se ikintu kirimo nahoze mbona abanyamupira bose bagenda bakigarukaho cyane, nuko kuri uyu musifuzi witwa Ngabisonga Patrick, umusifuzi witwa Ngabisonga Patrick amaze kwandika amateka aremereye cyane muri kino gihugu. Uyu ni umusifuzi uwitwa Munyemana Hudu, yaranditse raporo aravuga ngo niwe musifuzi mwiza tunafite mu Rwanda. Ati niwe musifuzi ukwiye no guhabwa imikino myinshi nyuma y'ibyabereye mu Bugesera. Uyu ni umusifuzi witwa Kalisa Adolphe Kamarade, ni secrétaire général wa Ferwafa wa federation, yavuze ko ari umusore ugiriwe icyizere cyangwa se ni umusore mwiza ngo ukwiye guca impaka cyane. Ariko uyu musore mu by'ukuri yateje impaka mu banyamupira. Umva ikintu cyatumye ateza impaka mu banyamupira. Ejo bundi bw'ikipe ya APR yakinaga n'ikipe ya Polisi, umusore witwa Clement Niyigena yatsinze igitego cyamwanditsweho, tumara nk'iminsi 2 tuzi ko ari we cyanditsweho, no mu mashusho biragaragara ko ari we wari wagitsinze. Clement Niyigena yaragitsinze, ariko no musifuzi ngo yasubiye inyuma yandika raporo aravuga ngo ni Djibril Ouattara Sheikh ngo niwe wagitsinze. Byatumye Djibril Ouattara Sheikh wari ufite ibitego 10 yiyongera ajya ku bitego 11. Mu mashusho biragaragara ko ari Clement wagitsinze, ariko Patrick ahamya ko ari Djibril wagitsinze. Niba rero niba umusifuzi nahise nibaza nti umusifuzi aramutse yibeshye akavuga ko ikipe itsinze kandi atari yatsinze. Nk'ubu ngubu tuvuga urugero, Rayon Sport iramutse iteretsemo igitego cya mbere agatavuga ati iyo ni Bugesera igitsinze, ibyo twabikurikiza kandi tubona amashusho. Nibyo abanyamupira bari kwibaza, ari kuvuga ati nubwo federasiyo yatubwiye ko uyu mugabo acimaka, ariko ndabona atangiye kuziteza. Mu mashusho turabona ko ari Clement watsinze igitego, ariko muri raporo y'umusifuzi yanditse ko ari Djibril Ouattara watsinze igitego. Uyu musifuzi rero ibyo bikomeje kugenda byibazwaho cyane, gusa ubwo nta kundi arakomeza kugenda acimaka cyangwa se agenda ziteza, ubwo raterwa n'icyo abantu baraba bahisemo gukora cyangwa se kumva cyane kuri uno mukino. Sasa rero reka ibyo uyu musifuzi tube tunabivuyeho, reka bitwe tubishyira ku ruhande kubera ko turabizi ibyo ari kugenda akora. Wenda tuzagira igihe cyo kugenda tubisobanurirwa cyane wenda nk'abashinzwe designation ndetse n'abashinzwe arbitrage muri Ferwafa, wenda bazagenda badusobanurira. Reka tube turebye ku ruhande twikomereze n'ibyacu. 11 umutoza Rwaka Claude bamwita Professor agiye kubabanzamo kano kanya, yatwemereye ko agiye gushyiramo icyo bita impinduka. Ni minota 35 n'inyongera wenda y'5 iraza kuba ari urupfu, iraza kuba ari injyana muntu, biraza kuba bikomeye cyane. Umutoza Rwaka Claude yahisemo cyangwa se kuri no mukino biri likely ko araza gutangirana n'impinduka, agakuramo Sefu Richard akaguma hagati mu kibuga, agafasha Kevin Muhire kuba bafata imikino bayegeza imbere cyangwa se bafata imipira bayegeza imbere. Hanyuma kuri attack y'uyu munsi iraza kuba ari induru, biraza kuba ari ibibazo. Abedi Biramahire, Prince Junior Elenga Kanga, Ishimwe Fiso, Muhire Keve ndetse n'abasore bagiye batandukanye bitwa Barishari. Aba bose baraza kuba bataka ikipe, ndetse umutoza Rwaka Claude yavuze ko inyuma araza kugerageza akajya hasiga n'umu defenseur umwe, bishoboka ko ari Yusu Dianye. Abandi bose guhera kuri Baserumogo kumanuka, hari amakuru ari kuvuga ko uwitwa Cindy Paul Jesus uyu musore ashobora kuza kubanzamo kandi akabanzamo yataka. Yewe ngo bishoboka ko yanakina kuri gatatu, akaba yakina kuri gatatu agasimbura Bugingo Hakim, akaba yamusimbura kuri gatatu agakina iyo couloir, noneho imbere ye bakeve bakajya mu backinga bakazamuka, kubera ko uyu musore ari offensive cyane. Nubundi Rayon Sport ntagiteganya kudefanda, nubundi igiye gukina iminota y'urupfu, ivuge ngo turamanutse, nukumanuka tumekinge shwa ko baro tutayitakaza, tugaruke tukizanye cyangwa se kibure birangire. Ni iminota igiye kuba y'urupfu, ni iminota igiye kuba induru, ni iminota igiye kuba ibibazo hirya no hino. Hanyuma umutoza Rwaka Claude 11 agiye kubanzamo ninde? Ni Patience Ndikuriyo araba ari mwizamu,
Mu mutima wa defense araza gushyiramo Yusuf Diagne ndetse na Omar Nyingi, barabari mu mutima wa defense. Hanyuma uruhande rumwe ruraza kuba rucaho Serumogo ari Omari, urundi ruhande rushobora gucaho Paul Jesus Sindi, uramubona nura mwana uri hirya gatoya uri gutunga urutoki, bamwita Sindi Paul Jesus, ari gutegurwa ko ashobora kuza kubanzamo kuri no mukino. Hanyuma uyu musore hagati mu kibuga akaza gushyiramo Richard Ndayishimiye, agashyiramo Kevin Muhire hagati mu kibuga. Hanyuma ubwo Paplena uhari, ndetse ubwo birumvikana ko na Aziz Basani nadahari kubera ko babandi nyine nibo baragaruka. Uruhande rumwe rugacaho Elenga Kanga Junior, urundi rugahande rukaba ruriho Ishimwe Fisto. Abedi Biramahire akaza kuba ari imbere y'izamu ashaka igitego, inyuma ye hari Adama Bakayoko. Uko nguko ni ku musore na ku mugabo Professor Rwaka ashobora kuba agiye kumanukana n'iyi kipe ye ya Rayon Sport. Nibiri kugenda bitambuka cyane kuri uno mukino, ni iminota 35 ndetse n'inyongera igiye kuba, icyo navuga ngo ni iminota ya indi yo kugaragaza ibishoboka byose, yo gukora ibishoboka byose. Nabonye umusore witwa Kevin Muhire yandika ku rukuta rwe rwa Instagram, aravuga ngo ibihe bigoranye, ibihe bibi cyane, ibyo byose birashira, ibyo byose birashira, ariko abantu bakomeye bo bahoraho. Uwitwa Niyonzima Olivier Sefu yavuze ngo kuri uyu wa gatatu biraba ari uwundi munsi mushyashya, kuri uyu wa gatatu biraza kuba ari umunsi mushyashya.